ibintu ni waba, ibintu ni mico, ibintu ni neza. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Mwami TV, ndababwira ngo umunsi mwiza, muhahe muronke. Niba utarakora subscribe kuri Mwami TV, menya ko wacitswe. Ariko si ibyo noneho nje kuvuga noneho ibintu byabaye show, ibintu byabaye sasa murambona hano ndi umureyo. Ubureyo abantu barabuvukana. Ubureyo umuntu aburaga umwana we. Ubwo rero bakunzi ba Rayon Sport, munkorereho hano hantu, mukore hariya kuri subscribe, ubundi Mwami TV ikomeze izamuke mu bicu. Si ibyo nanone nje kubabwira, ibindi bintu nje kuvuga rero sasa. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2024 turahurira i Kigali ku mahoro. Ikindi nje kuvuga noneho sasa, abanyakigali mutegure amafi meza, mutegure inkoko nziza, mutegure ihene nziza. Igihugu cyose kiraba kiri i Kigali, abanyagihugu bose baba bari i Kigali ku mahoro. Twaje namaze kumenya yuko hari ibirometero 390 ahantu nzaba ndi kuva nerekeza ku mahoro. Ariko ndaje cyane nishaka nzagenda iminsi 3, nzatangira urugendo rwanjye ejo kuwa 4. Ndaje nasitse rwose. Ubundi ibyishimo by'abareyo nyariye ni ku mutima. Rayon Sport tuba tuyifite ku mutima. Turahabaye ngo twishime, ngo tubyine, dukubure ukweto. Niba utari mu Rayon Sport, ihute ubwire coordinateur wawe akurahize nawe w'umureyo. Ntago uraza. Namaze kumenya ko amatike ngo kuri stade yabuze, yashize. Ariko mugira ubwoba, muzaye muri live kuri saba twahababereye. Ariko ngiye hariyo naguze, waje nkayiguha wowe ne ushaka kuzagenda naho ukagenda wishimye. Ngiye mfite izabatera nkunga 3. Waje nkaguha imwe, andika muri comment niba ushaka tike. Genda zifite 3. Twagiye ku mahoro, dukubura ukweto, dukubiki urukweto. Kuri Rayon Sport. Kipe yatangiye yitwa Imirabyo, none bakahinduramo ngo ni Rayon. Mu 1938 wowe. Uzi ko Rayon Sport we yavutse Ferwafa afite araba. Jewe nase wari ubizi. Rayon Sport ni umukombe. Mujye mufana ikipe hano ku mutima. Ubundi rero duhurire kuri sitade ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2024 igikora tugipfuragure. Niba udafana Rayon Sport umenye ngo ko yuko wahombye. Ibyishimo by'abareyo ni ku mutima. Ariko niba utarakora subscribe kuri Mwami TV, kora kuri subscribe kuri Mwami TV. Ubundi nishaka nzajya mvuga ubusa, nishaka nzajya mvuga ibyubaka birahari. Muzajya kubibaza abafundi cyangwa mujye kubaza muri kenkaye.
ntabyo tubyubaka se ngewe sinakubaka muriya nta bintu najya nakubaka bindi ariko ibintu byose ni kuri ku mahoro tuhahurire. Stade bazayifungura saa sita zuzuye. Yego tuhahurire hariya kuri stade turi ngo Rayon Sports we yanguriye akantu Rayon Sports ikipe y'Imana Rayon yacu yabareyo mwese Rayon Sports ku mutima. Izo ni indirimbo tuzaba turi kuririmba. Ntuzabure wowe ukunda Rayon Sports wiga uvuga ngo urayikunda tuzayibure hariya kuri stade. Tuzaba duhari, abatafite amatike tuzaba harimo n'abo tuziguranira tukazibaha, kuko ngiye kuri stade maze kujya ku mahoro, maze kujyayo nka kane. Wowe utarajyayo bwa mbere nahita nziguhereza ziriya tike naho ukagenda ukinjira ukirebera ibintu. Nta mutima mubi, nta mutima mubi. Gusa mukore subscribe kuri Mwamini TV, ubundi ibintu akagaruka twizamukira mu bicu hejuru. Koraho hariya kuri Mwamini TV, kuri subscribe, kore like, kore share, kore na comment. Witera comment kuri WhatsApp, andika comment mo hariya posting aho ukatera comment ngo murankunda, mutabyanika muri comment se simuzi ko arizo zizamemba. Like mugakora na share. Kohenda no rajya nikira twahura tukora wo muri comment mbibone. Koreho hariya si byose nibyo muri tuhahurira hariya twitwikire, twirire isi, twemerere neza, enjoying kuri igikundiro yacu. Ikipe y'ubururu n'umweru, ikipe yo mu majyepfo yavukiye i Nyanza mu 1968 yitwaga Imirabyo, ikahitaba ubundi mujye no guhahira kuri MK 11 Muhire Keve 11. Muhire Keve murabizi ko yambara nimero ye ya 11 hariya afite shop nziza MK shop 11. Twagiye nibura umureyo abareyo wa siporo n'ubukombe.